Mbaje kuramutsa inshuti zacu abakunzi ba Mama Kibaya, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana n'ubuntu bibane namwe. Nakagaruka rero nk'uko mba nabibasezeraniye, ngiye kugaruka kuri ya channel yacu mukunda, nanabasuhuza kandi mbashimira ko mukomeza kudutera inkunga, mudufollowinga, muduha subscribe, mbese bikenewe n'amakomenti n'ukuri murabikora. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ubu rero nicaye hano ngiye kuganira n'umudamu mwiza cyane rwose wabukereyeho kuza kuganira kuri channel ya Mama Kibaya witwa Adelphine. Adelphine, ndagushuhuje. Urabona amahoro y'Imana? Ubu rero waje kuri channel ya Mama Kibaya, ndagira ngo uganire ushize amanga, wisagagure, wumve kuri murugo iwanyu. Watangira wibwira abakunzi ba Mama Kibaya? Niriwe neza abakunzi ba Mama Kibaya, ndabasuhuje. Nitwa Delphine, ndi inshuti ya Mama Kibaya. Rero twari twifuje kubaha ikiganiro gitoya bitewe wenda n'ubuzima buri hanze aha. Murabona ibintu bimeze nabi muri iyi minsi. Ni iki umuntu yakora ngo agere ku iterambere? Ni iki wakora kugira ngo nk'abagore mutere imbere? Nicyo twifuje kuganiraho. Murakoze cyane. Twifuje kuganira mbese ni muri make n'iterambere ry'umugore cyangwa ry'umuryango. Y'umugore ateye imbere n'umuryango uba wateye imbere. Aha, hari abagore njya numva bavuga ngo ese ngo jyewe ngo natangiriye ku mafaranga 50, ngo ariko ubu ngubu ngo mfite ikamyo, ngo amafaranga aruzuye kuri konte, ngo nyamara kandi natangiriye ku giceri cya 50. Ese icyo giceri cya 50 uretse ko wenda kidashoboka nko mu gihe babivuze, mwumva ko umuntu yari gutangirira ku mafaranga 50 akagera ku modoka? Ndakubazije. Birashoboka bitewe n'igihe babivugaga, ariko ubu ngubu biragoye. Ariko nanone hasigaye hariho amatsinda yo gufasha abadamu. Uvuga cyane ariko urimo uravuga ibintu byiza abantu babyumva. Ushobora kudahera kuri iki giceri cya 50, ugahera ku ijana. Birashoboka cyane. Ntabwo ari ngombwa ngo umugore ngo kuko udakora ngo urukweto rw'umwana rwacitse ngo baze umugabo, ngo ukeneye amavuta ngo baze umugabo kandi wirirwa mu rugo. Ntabwo ibyo ari sawa. Ese nakubaza, kera igiceri cya 50 baragishoboraga bakagera ku iterambere ndetse bakagera no ku mamodoka. Ese icyo giceri cy'ijana noneho kuri ubu ngubu hari ikintu wakiranguza ku buryo wakigurisha 120 cyangwa 150 bikurikije n'uko waranguje 100? Cyangwa hari ubundi buryo umuntu yabonamo inyungu ashoye icyo giceri cy'ijana? Birashoboka cyane. Ikintu cyose ni ubushake no kuba wabishyizeho umutima. Ni urugero, ntabwo uvuze ngo igiceri cy'ijana. Ikintu cyose ni intego. Niba uvuze ngo ngiye mu itsinda buri cyumweru nzajya ntanga igihumbi, ntabwo nujya guhaha bagoye 5, ugomba kumenya ko 100 uri bukore ukareka kugira ngo cyagende cyuzure. Ufite nyine intego y'ikintu ushaka runaka. Cya cyumweru kijya gushira cyagenda bagishyize mu itsinda. Byatsinda ushobora kugenda ukavuga ati mfite umushinga uyu n'uyu amafaranga yo gukora, ubundi ugakora ukaguza. Ukavuga uti mfite aka gashinga, ukakakora neza, ukagatayarisha rwose, ugasaba inguzanyo mu itsinda bakayiguha. Ese iyo ufashe amafaranga 1000 ugiye guhaha, dore ko imihahire y'ubu ngubu isigaye ihambaye, ufate nk'inote y'1000 ukavuga uti ngiye guhaha, noneho ukicara ukavuga uti bya biryo byari kuvamo inote y'1000 ngiye gukuraho 100. Ese ayo 900 ibyo azahaha bizagira umumaro kimwe n'uko ari guhahisha 100? Ibyahahira ibintu 1000 cyane 900. Nuko abagore twigira utuntu twinshi, ngo dusereri, ngo tumagi, ka indyohesha biryo nyine, kandi n'ubundi niyo bitarimo biraryoha. Ikintu cya mbere ni intego, nicyo wihaye nyine intego cyane rwose. Ariko
hari akantu ugiye numvise ngo amafaranga inote y'igihumbi, iyo ufite igihumbi kuri iki gihe ibiryo byahenda bitahenda, amafaranga uhahishije ibyo kurya inote y'igihumbi n'ibyo kurya uhahishije 900 byanze bikunze ngo byose ni kimwe. Birashoboka. Ku buryo uvuga uti ngiye gufata rya jana, noneho ririya jana ndarizigama, nihashira iminsi 7 ndaba nujuje, nihashira iminsi 10, iyo ubitse nihashira iminsi 10 ndaba mfite amafaranga 1000. Noneho nkizigama. Ese iyo wizigamye inote y'igihumbi buri cyumweru nta jana ugerekaho? Hari abagore njya numva cyangwa n'abandi bantu baba mu matsinda bavuga ngo nizigame 1000 n'ijana, 200 n'ijana, 10 n'ijana se, 5 n'ijana se. Ese rya jana ni ibigira gute? Biterwa n'uko amafaranga wayabonye. Amatsinda, hari amatsinda menshi atandukanye. Hari uza akizigamira 30 wizigamye 1000. Biterwa n'uko ubushobozi bwawe bungana. Yego. Ntabwo ari nk'uko kuko runaka yizigamye 500 magana angahe nanjye yizigamye 500. Ariko nanone hari ikindi ntekereza, iyo nizigama 1000 wowe ukizigama 5, umbaze nkakuba n'icyumweru, nuko nkakuba icyumweru nkagikuba n'umwaka, sanga wa muntu wizigamye inote y'igihumbi iyo mugiye kugabana, wa muntu wizigamye 1000 agabana 52,000 ku mwaka. Noneho wa wundi wizigamye 5 akagabana 1000 bigera mu 160. Icyo gihe rero iyo nicaye mu bandi turimo tugabana, ndizera yuko uko twicaye inyungu zirangana, niko mbitekereza, kuko amatsinda nanjye njyajyamo inyungu zirangana, ariko ntabwo ubwizigame bungana. Kuko jye nizigamye 1000, we wizigama 5, uriya yizigama 2, kandi uwizigamye 2 adasibye na rimwe agabana 104 cyangwa se 102, biterwa n'ibyumweru bigize umwaka, byagize umwaka. Noneho cyagiye iyo mugiye kugabana niho ishyaka rituruka. Ishyaka aho rituruka rero ni ukubona wowe wizigamye 5000 ugabana 160, ngiye wizigamye 1000 nkagabana 50,000. Cyagiye iyo ndebye ngira akantu, iyo umuntu agize akantu akavuga ngo ngo burya wa muntu, kandi iyo bamuhaye inyungu biragenda bigakabakaba muri za 200, hafi muri 200. Noneho ngewe bigakabakaba hafi muri za 70 wenda cyangwa se 80. Icyo gihe rero iyo ngize ishyaka ryiza, ubutaha iyo twongeye kujya gusubukura ryatsinda, ntabwo nongera kwizigama 1000, ahubwo noneho nizigama 2, hazagenda mva ku rwego rumwe njya ku rundi. Ubwo rero iterambere ry'umuryango rihera aho ngaho. Ushobora kubika inote y'ijana ikazakugeza kuri byinshi. Abantu b'i Kigali rero ushobora kugabana ayo mafaranga, ukareba akabanza runaka wicaramo, ukaba wacuruza inyanya n'intoryi abantu bakarya, kandi ukarya za mboga, ibindi bisigaye ukongera ukarangura. Mu cyaro rero hose uko babigenza, agira gutya akagura, akavuga ati niba uyu munsi nagabanye ndaguramo amahene 2 yazirike mu rugo, hanyuma utundi dusigaye kubera ari iterambere ry'umuryango, ngurira abantu icyo bambara, nanjye nigurire kandi tunarye. Zatunga igihe zirimo zikura, niko nongereye ubwizigame, ugasanga nzongera kugabana umwaka utaha na ya mahene naguze arimo agira ate, arimo kubyara. Ugasanga rero umuryango wateye imbere gutyo. Niyo mpamvu dushishikariza abantu kugira ngo bajye baharanira kwizigama, bitabira amatsinda yo mu midugudu, bitabira yo mu tugari, bibumbire hamwe rwose. Iyo abantu bishyize hamwe nta kibananira. Ushobora kuba uri kumwe n'abandi mu gurupe runaka, ejo ushobora kugira ikibazo ukanarwara, ntawe ubyifuza ko umuntu yarwara, ariko burya ya gurupe niyo iza kugusura, kavuga ati mugenzi wacu ari ahantu runaka, reka tujye kumusura. Ugasanga umwe agiyeyo none, undi agiyeyo ejo, undi agiyeyo ejo bundi, ugasanga umuryango ntugize gute, ntuhungabanye. Hanyuma muri cya gihe cyo kwiteza imbere rero, nkongera nkaba navuga nti tujye twizigamira guteza imiryango yacu imbere. Ariko nanone burya umuryango wateye imbere nuba ari muzima, umubiri muzima niwo ubasha gutera imbere. Muri ubwo rero kwizigamira ejo hazaza,
tujye tugerageza no kugura ubwishingizi mu kwivuza, kuko iyo uri muzima niho ubasha gupanga, niho ubasha gukora. Ese si byo? Nibyo rwose. Ubwo rero abagore beza, abagabo beza, abasore beza, byose nta nubwo ari iby'abagore ahubwo n'iby'abantu bose rusange. Usanga abasore beza batitabiriye ibiyobyabwenge, abandi b'umutima begera ababyeyi babo bakakora agashinga kubera ko bari mu muryango, agakoperative cyangwa amatsinda, ugasanga umuryango uteye imbere. Ajya kubona ukabona umwana w'umusore ejo arimo arakora runaka, afite ubucuruzi runaka, ukazabona ageze ku iterambere, ageze n'aho ashinga kampani. Kuko abantu bose bize ubu ngubu siko leta izicara ngo bagenere imbere, bahora batubwira bati namwe nimwishakemo ubushobozi hanyuma mwihangire imirimo. Mbese si byo? Ni ukuri cano ya Mama Kibaya irabakangurira gukora, irabakangurira gukora no kugira ngo tugire ku iterambere. Ni ukuri abasore muze dukore, twibumbire hamwe, dukore amatsinda, twizigame, dufite amagara mazima. Ni ukuri pe, turabakangurira kuza, kandi buri wese ufite ikiganiro n'icyo yakungura abandi azaze tuzamuha umwanya, tumuzamurire ibyiyumviro, nawe atugire inama, agire n'ubumenyi atwungura. Mbese si byo Adelphine? Nibyo rwose. Urabyumva ute? Ni karibu cyane. Burya ahari abantu ntabwo habura nyine, ahari abantu ntihapfa abantu. Yego, ntihapfa abantu rwose. Rero kujya mu bandi, kujya mu tugoroba tw'ababyeyi, kujya mu tugoroba tw'imiryango, hari ibintu byinshi ugenda wungukiramo. Rero muri ayo matsinda y'abagore bavugaga, niba ugiye mugakuramo 100, njye ngakuramo 50, nanjye ngira ishyaka. Nka kwa kundi wenda ujya gusura nk'umuntu ugasanga yicaye mu ntebe nziza yo wicara hasi, uvuga ati ariko nanjye umushyitsi naza ndashaka kuzagera aho mbona yicara. Ukagira ishyaka nyine ryo gushaka. Icyo ni ishyaka, guhora twunguka ubwenge, gucukumbura, guhora ducukumbura, guhora mbese duharanira kumenya. Rero utagiye mu bantu ntabwo wabasha kwaguka mu mutwe. Turagira ngo tugire abantu inama be kujya bigunga ngo bihugireho bagume mu rugo. Mujye munyaruka, mukore urugendo shuri, mugere kuri bagenzi banyu mubarebe. Kandi nagira ngo mbabwire ko amatsinda atari ay'abagore gusa, ahubwo ari ay'ingeri zose, abagabo, abagore, abasore, abakobwa, bose baba mu matsinda, ntawe itsinda riheza. Nuko rero tugire amagara mazima, twiteza imbere. Adelphine, ndagushimira ko witabiriye ikiganiro cyacu. Nakagaruka. Hanyuma ntaribagirwa, ndagira ngo nongere nkangurira abantu kwitabira kuza kuri channel ya Mama Kibaya. Umuntu ufite ibiganiro, umuntu uzi gukina filime, umuntu ufite impano yaba azi kuririmba, azaze kuri Mama Kibaya. Hanyuma inomero yanjye muzajya muyibona kuri channel yanjye ni 0788367110. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.